Jungle. Audio Jungle. Ndabasuhuje mwese abakurikiye Rwanda Top News, by'umwihariko abakunzi bacu mukomeze mumererwe neza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye, baba bari mu kazi, baba abari mu rugo, abari mu nzira bagenda, mwese mukomeze mugubwe neza, mbifurije kugira amahoro y'Imana. Iyi ni Rwanda Top News nk'uko mumaze kubimenyera, ya channel nziza ibagezaho ibintu byiza, amakuru meza, ibiganiro byiza udashobora gusanga ahandi ahariho hose uretse kuri Rwanda Top News. Mwarakoze guhitamo neza. Abo ngabo ni abamaze gukora subscribe, biyemeje kujya bareba bakumva amakuru ya Rwanda Top News umunsi ku munsi, isaha ku isaha, uko tuyabagejejeho bakajya bahita bayabona, bakayabona kandi ari abambere. Turabashimira cyane, muri abantu b'abagabo. Reka rero nibutse nongere nibutse rwose abantu mutari mwakora subscribe, murimo gucikwa, kuko Rwanda Top News niyo channel yonyine ukuraho amakuru yayandi y'umwimerere nk'aho yakuye kuri nyirayo, mbese amakuru atari ikinyoma, amakuru acukumbuye meza udashobora gusanga ahandi. Niba rero utarakora subscribe wikomeza gucikanwa, nakubwira ngo reba hepfo gato y'iyi video, urebe iburyo urahita ubona ahanditse subscribe, hepfo gato cyane urabona ahanditse subscribe niba ukoresha ururimi rw'icyongereza. Niba rero ukoresha urw'igifaransa handitse s'abonner, biri mu ibara ritukura, hanyuma ukandeho aho kuri subscribe cyangwa se s'abonner. Numara gukandaho hari akandi kantu k'inzogera kari iruhande gahita kaza, nako ugakandeho, ubundi tayari ujye wirebera amakuru ya Rwanda Top News atari inkuru mbarirano, kuko murabizi ko inkuru mbarirano iratuba. Niyo mpamvu rero ugomba kujya wimenyera amakuru yawe. Murabizi rero tubagezaho amakuru abavugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri Afurika, Amerika, Uburayi, Aziya, Oceania, mbese ya migabane yose uzi wize mu ishuri, iyo ngiyo yose Rwanda Top News irayizenguruka isi yose muri rusange, tukabagezaho amakuru abarimo kuhavugwa kugira ngo mutazasigara inyuma, kuko burya umuntu utamenya amakuru burya nta kintu aba yibitseho. Niyo mpamvu rero ugomba kumva ukareba amakuru kuri Rwanda Top News, channel imwe rukumbi ikugezaho amakuru y'ukuri, amakuru acukumbuye. Reka mbashimire cyane rero, mwibuke ko tubagezaho n'amakuru kandi abavuga muri politike, mu buzima, mu burezi, mu bukungu, mu butabera, imikino n'imyidagaduro, tutibagiwe utuntu n'utundi, twa tundi wumva ukumva nawe uraruhutse mu mutwe, turagusekeje cyangwa se hari akantu wungutse. Burya hari igihe umuntu yunguka ibintu mu buzima, cyangwa akaba yarazi ngo imvugo nk'iyi n'iyi iravugwa ariko se yaturutse he. Ngutwo rero ibyo nabyo tujya tubibagezaho nk'uko mwana bidusabye mubyifuza muri benshi. Mukore subscribe rero ntimubyibagirwe. Aka kanya mbazaniye amakuru adasanzwe, ni ibintu bidasanzwe cyane. Nimba ubu ngubu tuje mu myidagaduro, ngira ngo murabizi ko ayo makuru nayo tujya tuyabagezaho, ariko imyidagaduro ni ibintu bitangaje byabayemo. Aho rero ngira ngo murabizi, mu minsi yashize umuhanzikazi w'umunyarwanda, uwo nguwo ni Clarisse Karasira, benshi cyane bakunda ko agira ijwi ryiza, aririmba neza injyana ya gakondo, rwose ari umunyarwandakazi. Aherutse gusohora indirimbo yise Rutaremara, akaba yaranayihimbiye by'umwihariko Tito Rutaremara. Ngira ngo Tito Rutaremara rero muramuzi, nawe ni ubu ngubu ni umuyobozi, ni ngishwanama, akora mu bintu nyine, ni umuntu uri sage cyane
kuri ubu ngubu, ni umuntu ugishwa inama, niko kazi ke, ni umuntu wubashywe muri iki gihugu, ngira ngo muramuzi. Mu minsi ishize rero Clarisse Karasira yamukoreye indirimbo ndetse n'amashusho yayo yarasohotse, aho rero muri iyo ndirimbo Clarisse Karasira yari ari kumwe na Tito Rutaremara, ubona bishimanye cyane nk'aho ari abantu bakundana, biryoshye cyane, harimo amagambo y'urukundo, aho hari n'ahantu no mu mashusho yagaragaye, hari aho Tito Rutaremara yagaragaye asoma Clarisse Karasira, ibintu abantu benshi byabatunguye bakabivugaho amagambo menshi atandukanye, harimo ababyishimiye bavuga yuko ari nk'uko umubyeyi ashobora gusoma umwana we, abandi babivuga yuko ari ibintu bitari bikwiye ku muyobozi nk'uriya uzwi mu bayobozi bakuru b'igihugu, mbese abantu babivugaho amagambo atandukanye. Gusa kuri Clarisse Karasira we yavuze yuko ari ibintu bisanzwe kuba ikintu nk'icyo ngicyo cyarabaye, akanavuga yuko ashimishwa cyane no kuba Tito Rutaremara yaremeye kugaragara mu ndirimbo ye, aho rero ngo na Cecile Kayirebwa yamubajije uburyo yabigezeho kugira ngo Tito Rutaremara abashe kuboneka mu ndirimbo ye, kuko ni ibintu bitangaje cyane byatunguye abantu benshi. Gusa Clarisse Karasira we yerekanye amarangamutima menshi, avuga yuko ari ibintu nyine yishimiye bitabaho, byamurenze mu buzima bwe, ajya kujya mu buhanzi atiyumvishaga ko yagera kuri urwo rwego rwo kuba yakora indirimbo. Umuntu w'umuyobozi mu bakuru bari muri iki gihugu akaba yajya mu ndirimbo ye. Clarisse Karasira rero anavuga ko yabajijwe niba ko aririmbye Tito Rutaremara nk'umuntu w'umuyobozi adateganya kuririmba abandi bayobozi bakuru b'igihugu, avuga ko we ubwe ari Tito Rutaremara yahisemo nk'umuntu wamugiye amwereka urukundo, ariko avuga yuko atari ngombwa yuko azaba aririmba bose abazaba bamwereka urukundo niyo baba ari abayobozi bakuru b'igihugu, ku buryo rero hari abantu benshi cyane bagiye babinenga bakavuga bati ni gute uririmba umuntu akiriho, ariko Clarisse avuga yuko ari byiza no gushima umuntu akiriho, aho agiye igihe azagendera avuye ku isi akazagenda abizi yuko hari abantu bamushimaga, kuko umunsi yapfuye atazamenya niba hari uwigeze amushima. Inkuru rero y'uko Clarisse Karasira yaririmbye Tito Rutaremara ntago ariyo tugambiriye gusa, byose twagombaga kubinyuramo kugira ngo tubihuze n'inkuru rero nshaka kubagezaho, aho rero iyi nkuru ifite aho ihuriye n'iyi ngiyi ngiye kubagezaho y'umugabo nawe uzwi cyane, ese ubu ntabwo ari umugabo, ni umusore kuko nta mugore agira ndetse ntabwo arashaka, ni umusore rero witwa Karasira Aimable. Karasira Aimable ngira ngo muramuzi cyane, yahoze ari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye, aho rero ubusanzwe azwi nka Professor Niga ku izina yakoreshaga mu buhanzi bwe. Karasira Aimable rero muramuzi, nawe yagiye avaho byinshi bitandukanye, gusa kuri ubu ngubu rero nk'uko nari mbibabwiye, nawe ni umuhanzi azwi ku mazina ya Professor Niga. Nyuma rero yo kumva indirimbo Clarisse Karasira yahimbiye Rutaremara, nk'uko twari tumaze akanya tubibabwira ku ndirimbo yahimbiye Tito Rutaremara, iyo ndirimbo ikaba initwa Rutaremara. Karasira Aimable ari we Professor Niga
nawe yatangaje ko agiye guhimbira indirimbo Ingabire Victoire. Ingabire Victoire rero muramuzi, nawe niwe washinze ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya FDI inkingi. Mukaba mumuzi rero, ni umudamu uri muri opozisiyo utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Hanyuma rero aya magambo Profesa Niga cyangwa se Karasira Aimable yayatangaje ku rukuta rwe rwa Facebook, yandika ko nyuma yo kumva indirimbo Clarisse Karasira yahimbiye Rutaremara, Karasira ati Karasira Aimable agiye guhimbira indirimbo Ingabire Victoire. Ngayo nguko, reka dutegereze iyo ndirimbo kwizasohoka, iyo ndirimbo Karasira Aimable agiye guhimbira Victoire, nyuma rero ngo yo kumva indirimbo Clarisse Karasira yahimbiye Rutaremara. Reka rero namwe mbashimire bakunzi bacu, bakunzi ba Rwanda Top News, kuba mwakurikiye amakuru yacu. Mbararikire no gukomeza gukurikira ndi tugenda tubagezaho mu masaha ari imbere. Imana ikomeze ibane namwe, ibishimire, ibahe imigisha mu byo mukora byose, imigisha y'iburyo n'ibumoso niyo tubifurije. Mukomeze mugubwe neza. Audio Jungle.